Imiterere karemano ya muntu ikomeje kutamunyura na gato kugeza ubwo atakitaye cyangwa ngo aterwe ubwoba n'ingaruka zikomeye ahangana nazo zirimo n'urupfu ku isonga mu gihe ahinduye zimwe mu ngingo ze. Nk'ubu nta kindi gihe cyabayeho ku isi ngo abaganga bakora ibijyanye na BBL cyangwa se Brazilian butt lift bakoze bataruhuka nk'iki gihe isi igezemo ku mpamvu zo kubagwa ingingo hakongerwa izindi. Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Mwawe ikaze mw'isi bitangaza gusa aho abantu bihindura ibiremwa bishya, aho kandi bihitiramo ishusho bagomba kuremamwo bwa kabiri. BBL ni uburyo bwo kubaga kugira ngo hatunganywe imiterere y'umubiri, cyane cyane ku kibuno. Burakunzwe cyane muri iki gihe mu bijyanye no gutunganya umubiri, aho bafata ibinure biva mu bice bimwe na bimwe by'umubiri w'umuntu bakabiyungurura, hanyuma bikongerwa ku kibuno kugira ngo kigaragare neza, kibyimbe, kinabe kinini mu isura nziza. Muganga ubikora akura ibinure biba biri mu bice bimwe na bimwe nk'inda, amatako, amaboko cyangwa se n'umugongo akoresheje uburyo bwa liposuction. Ibinure byafashwe bikayungururwa neza kugira ngo havemo ibisigazwa bidakenewe, ibyo bikajugunywa, hanyuma ibinure by'ingenzi bigaterwa ku kibuno, gusa bigakorwa neza kugira ngo bikwirane n'ibihasanzwe ntibinateze umutekano muke mu mubiri w'umuntu. Impamvu nyamukuru ibi bikorwa, ababikora n'ababikorerwa bemeza ko ari ukugira ngo baringanize neza imiterere y'imibiri yabo uko babyifuza no kongera icyizere cyabo ku bwiza bwabo. Hakaba kandi n'abandi babikora gusa ngo bagabanye ibinure bidakenewe mu bice bimwe na bimwe biri ku mibiri yabo mu rwego rwo kugabanya umubyibuho ukabije. Ibyo ntibabikore bagana gym cyangwa se bafata amarejime bagahitamo kwibagisha. Nyamara hari akaga gakomeye ibi biteza, nubwo akaza ku isonga ka mbere ari urupfu. Mu byago umuntu wakorewe BBL ashobora kugira harimo kuba yagira ama infection adakira mu mubiri bitewe n'uruvange rw'ibinure biba bisanzwe hari urugingo runaka n'ibindi bihinjizwa. Kuba kandi ibinure byatewe bitabasha kwinjira neza mu mubiri ngo bimenyere gukorana n'ibindi bihasanzwe, bishobora kuba nk'ikintu kiraho kidakora kikageraho kikabura. Akandi kaga gakomeye ka BBL nuko abantu bakunze kuyikoresha bakunze guhita batakwa n'indwara z'imitima zibakurura gupfa n'ubundi by'amarabira. Hari ubwo kandi muri uko kubagwa bongerwamo ibindi binure mu mubiri, habaho impanuka y'uko imwe mu mitsi itambagiza amaraso mu mubiri icika, bamwe bakava ubudahagarara bakaviramo imbere, ayo mapfundo y'amaraso akaba yakwiyegeka ahantu hamwe bikavamo ibindi byago, cyangwa se ayo mapfundo akaba yakwiyegeka nko ku mutima n'ibihaha, yewe ibyo nabyo bigakurura urupfu rwihuse. Akandi kaga ni uko abakorerwa ibi nyuma y'imyaka runaka bakunze kugira uburwayi bw'ihungabana bwataka imitekerereze, cyane ko abenshi bakunze kubikora bifuza kugera ku nzozi zo gukurura wenda abagabo cyangwa se bakanagira n'igikundiro kurushaho ngo nibatambuka babareba babatangarire. Iyo rero ibyo byose bitabakundiye, hakiyongeraho n'ingaruka niyo zaba nke nko guhindura imirire no guhorana amagahunda yo kwa muganga nk'abarwayi nyabarwayi, yewe no kuba hari ababikora bakarushaho gutera nabi. Ibyo byose bibarundurira mu bibazo by'imitekerereze itari myiza, bakagira ubwigunge cyangwa se agahinda gakabije. Abantu benshi bakunze kwifashisha BBL cyangwa se Brazilian butt lift ni ibyamamare mu myidagaduro nk'abaririmbyi, abakinnyi ba filimi ndetse n'abahanga mu mideli cyangwa se n'abakora umwuga w'uburaya bagamije gukurura abagabo. Hakaba n'abandi ariko babikora gusa kugira ngo bashimishe n'abagabo babo basanganywe babana nk'umugabo n'umugore, cyangwa se abandi bakanabikora ngo bashimishe abakunzi babo. Bamwe mu byamamare bamenyekanye cyangwa banakekwaho kuba bakoresha BBL harimo ababyemerera n'abatabyemera ariko bigakekwa gusa, ni nka Kim Kardashian. Hari benshi bemeza ko yaba yarakoresheje BBL cyane ko imiterere y'umubiri we yahindutse cyane mu myaka ishize. Nicki Minaj, uyu muraperikazi nawe ashyirwa mu majwi cyane kubera imiterere y'umubiri we idasanzwe, harimo guhinduka kw'amabere akabyimba bikabije n'ikibuno no kugira mu nda hato cyane. Cardi B we yigeze kwemera ko yakoze BBL muri gahunda yo gutunganya umubiri we kuko atari yishimiye uko wari uteye. Blac Chyna ni umuririmbyi akaba n'umuhanga mu mideli
nawe yagiye avugwaho cyane gukoresha BBL, cyane ko nawe ubwe nyuma yigeze kubitangaza mu kiganiro. Muri Nigeria, umustarikazi witwa Iniedo bivugwa ko yakorewe BBL mu 2019. Iyabo Ojo uzwi cyane mu mafilime ya Nigeria nawe yakoze BBL nyuma yo gutembera mu gihugu cya Turukiya agasanga namwe mu hatangirwa izi serivisi rikaka. Nubwo kandi bamwe muri ibi byamamare bajya muri iki gihugu cya Turukiya, Nigeria nayo izwiho gukora BBL, ariko abantu benshi ntibayivugeho rumwe kibizobereyemo kubwo kuba hari abantu bagiye muri iki gikorwa cya BBL bakazaharira cyane. Ibi ntabwo biba hanze gusa, kure y'inyuma y'imipaka y'u Rwanda no mu gihugu cy'u Rwanda hari ababikora rwose, ariko amakuru ku banyarwanda bakoresheje BBL ntabwo avugwaho rumwe, nubwo hari abatungwa intoki cyangwa se bamwe muri bo bakanabyemerera, abandi ntibabyorore neza kuko hanini ibi bikorwa byo gutunganya umubiri bikorerwa mu ibanga. Ubwo rero amakuru yerekeye ababyitabira ntakunze kujya ahagaragara. Ikindi kandi ku mpamvu y'imiterere n'imyemerere n'umuco w'abanyarwanda, cyane ko ibyo guhindura umubiri akenshi bitemezwa n'umuco nk'uko bimeze mu bindi bihugu by'amahanga, bituma abantu barushaho kwifata kubivugaho cyane. Kandi amategeko yo kurinda ubuzima bwite privacy mu Rwanda arinda ko amakuru y'umuntu bwite nk'ayo ajya hanze nta burenganzira bwe. Ibyo rero bituma hari abigengesera kuri iyo ngingo bakirinda kubatangazaho amakuru nk'ayo, cyane ko bamwe muri bo akenshi niyo babivuzweho barakara bakifuza ko rubanda rubigira ubwiru. Muri uku guhindura imibiri harimo n'abahindura amabere, aho batunganya ibere rigahagarara rikabyimba, kimwe n'uko barigira umutemeri kuba byifuza rikamera nk'iry'umwangavu ukibyiruka. Hakaza kandi no kugabanyirizwa ibinure mu nda hakaba hato cyane ku ngano ubyifuzaho. Usibye n'ibyo, n'amaboko aragabanywa akaba mato, yewe n'amaguru n'iminwa ku bafite mito bashaka kuyongeresha barayipompa ikabyimba ikabyibuha. Ibyo byose buri wese aba afite impamvu ye bwite abikora. Dr. Clement mu Bwongereza wakoze kenshi aka kazi ariko akaza kukavamo kubwo kubona ko gateje akaga, avuga ko nibura kugira ngo umuntu wabikore wakire neza bitwara igihe kirekire kiri hagati y'amezi 6 cyangwa se no hejuru yayo. Akaga ariko nako kari nko mu guhindura imiterere y'amabere, ntaho gataniye cyane n'akaga wagira mu guhindura ikibuno n'ahandi, cyane ko ushobora kugira infection, kugorama kw'ibere nk'uko n'ibibuno nabyo hari ubwo bijya bigorama, cyangwa se no kutanyurwa n'ibisubizo. Tuvuge ko warishakaga ari umutemeri rikaza ribyimbyeho cyane kandi rinahengamye. Bamwe mu bantu bamenyekanye mu guhindura imiterere y'amabere nabo ni nka Dolly Parton, uyu muririmbyi w'icyamamare mu njyana ya country yemeje ko nawe yibagishije ibere kugira ngo agire ubwiza bwihariye. Victoria Beckham, uyu wahoze ari umuhanzi muri Spice Girls ndetse akaba n'umuhanga mu mideli, yemeje ko nawe yibagishije ibere mu bihe bya kera. Cardi B, umuraperikazi twavuze haruguru ko yihinduye ikibuno na nyuma yo kubyara yaje kwibagisha amabere kugira ngo agarure imiterere myiza ku mubiri we. Umwe mu bagore bacagago kandi mu gukoresha BBL ni uwitwa Natasha Crone, wakoresheje amadolari 150 ngo yongere ikibuno cye, nubwo bivugwa ko n'iminwa ye yayongeye kubera ukuntu ibyimbye by'ikirenga. Ibyo yifuzaga byarabaye, maze ikibuno cye kirabyimba cyane koko, nubwo kuri ubu amaze imyaka igera kuri 7 nta musore n'umwe umwikoza kubera iyo miterere ye yakoresheje, yizeye ko igiye kumuzanira igikundiro ahubwo imuzanira guhungwa. Ikindi kandi amaze kubagwa inshuro zigera muri 5, byumvikana ko iba byakozwe mbere biba bitamunyuze akongera gukora ibindi. Nubwo kandi hari abahirwa n'ibi bikorwa, mu bantu 30 babikorerwa umwe muri bo aba afite amahirwe menshi yo kwasiga ubuzima, yewe baranapfa koko si ibanga, abandi nabo bakakura ibindi bibazo bikomeye cyane. Donda West, nyina wa Kanye West, icyamamare mu muziki wa rap, yapfuye mu mwaka wa 2007 nyuma yo gukorerwa liposuction na breast reduction. Urupfu rwe rwatumye havugwa byinshi ku ngaruka z'ubuvuzi bwo guhindura imiterere y'umubiri, cyane cyane ku bantu bihariye baba basanzwe bafite n'ubundi bibazo by'ubuzima mbere yo kubagwa. Wambui Nganga, umugore wo muri Kenya, yapfuye mu Kwakira mu 2024 ejo bundi nyuma yo gukurwaho ibinure ku nda. Iyi nkuru nayo yagaragaje ko ubuvuzi bwo guhindura imiterere
bushobora kugira ingaruka zikomeye kubukorewe ahantu hatizewe. Urupfu rwe rwatumye abaganga n'abaturage bongera kwibanda ku ngingo zirebana n'umutekano w'ibikorwa bya BBL cyangwa se plastic surgery muri rusange. Umugore witwa Carol Chris wo mu Bwongereza yakorewe ibyitwa liquid BBL ahita arwara bikomeye, agira umuriro mwinshi, atakaza ubwenge, ajya mu bitaro amaramo igihe kitari gito. Nubwo abaganga bamukoreye ubutabazi akaza kuzanzamuka, ariko byagaragaye ko haburaga gato cyane ngo ahita apfa iyo atagira ubwo bufasha bw'ababizobereyemo. Louise Mola yafashe icyemezo cyo gukora BBL, ariko nyuma y'amasaha make avuye mu kigo cy'ubuvuzi yahuye n'ingaruka zidasanzwe nko kubabara bikabije no kugira umuriro mwinshi. Ibibazo byatumye ahora kwa muganga kandi biba igihe kirekire, ndetse yaje guhura n'ikibazo cyo kugira ubushobozi buke kubwo gutanga amafaranga menshi ajya gukosoza ahakosamye. Rhea Cambridge yafashwe n'umutima ahita apfa mu gihe yari amaze guterwa ibishinge bimupompa ngo amabune yabe manini yiyongere anatere neza agire mu nda zero, gusa ahita asiga ubuzima ako kanya. Umugabo we Scott Frank mu gahinda gakomeye yatangaje ko yaburiye uyu mugore we kenshi ngo areke gukora bene ibyo, ariko akanga akamubera ibamba. Saba gusa bagiye bahura n'ingaruka zikomeye cyangwa se bagatakaza n'ubuzima muri ibi bikorwa bya BBL, cyane ko nko mu gihugu cya Nigeria bo bakunze kugira ibibazo nk'ibi. Nk'umukobwa wigeze gupfa ari muri iki gikorwa ejo bundi, maze bigasakuza koko. Ni ingenzi ko umuntu utekereza gukora BBL abanza gushishoza no kugisha inama abaganga b'inzobere, guhitamo ivuriro rifite ibyangombwa kandi rifite ubushobozi, rinafite abaganga b'inzobere cyane, kandi bakanabanza gusobanukirwa neza ingaruka zishobora kubabaho. Kugira ubuzima bwiza nicyo kintu cy'ingenzi kandi cy'agaciro kuruta igitutu gishobora kugutera kumva ushaka gutera ukundi. Mu nama zitangwa n'abahanga bavuga ko hari inzira nziza nyinshi zo kugira umubiri ugaragara neza bitabaye ngombwa ko wibagisha. Muri byo harimo siporo, cyane ko hari nka siporo zabugenewe zo kubyibushya ikibuno cyangwa se siporo zabugenewe zo kugabanya mu nda. Bakangurira abantu ko bahitamo izo nzira kuruta uko bajya gukoresha BBL bakaba banahasiga ubuzima byihuse by'amarabira. Mu kiganiro gitaha tuzabagezaho urutonde rw'abakobwa bateye neza kandi batibagishije ahubwo babikesha siporo. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.